Mwami Yesu nashimwe. Haleluya. Tunezerewe Imana muri iki gitondo kuko iduhaye umwanya mwiza wo kuba mu nzu y'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Twari tumaze igihe mu murimo i Nyamata kuko twahamagariwe gukorera Imana mu mpande zitandukanye. Dushimye Imana rero ko Imana yongeye kutubacisha guhagarara kuri aka gatuti ku munsi w'icyumweru. Imana nihabwe icyubahiro kandi hashimwe Data wabaye mu ruhande rwa buri wese. Imana nishimwe. Dufite umwanya mutoya ariko umwanya dufite turawukoresha uko uri. Katubanze dusome ijambo riri muri Yeremiya igice cya 17 umurongo w'9. Yeremiya igice cya 17 umurongo w'9. 17 umurongo w'9 haravuze ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Turafatanya n'ibyo muri Matayo igice cya 16 umurongo wa 18. Matayo 16:18. Reka naryo turisome 16:18. Reka duhere kuri 17 ntacyo bitwaye. Haranditse ngo Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru. Kandi ibi byose byo ngambire reka turekeraho. Imana nihabwe icyubahiro. Haleluya. Dusomye amagambo atandukanye riri muri Yeremiya rivuga ko umutima ufite indwara, ariko dusoma n'irindi rivuga ko Yesu, iri jambo dusomye ni igisubizo Petero yari ahaye Yesu. Imana ishimwe. Uyu munsi tugiye kuganira umwanya mutoya, ariko umwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite umutwe w'ijambo uvuga ngo indwara itorero rirwaje. Amen. Haleluya. Indwara itorero ryo mu minsi ya nyuma rirwaje. Ariko mbere yuko ninjira mu ijambo nyirizina, ndagira ngo nkubwire ngo itorero ntabwo ripfusha, ntabwo ripfa, ahubwo rirapfusha. Haleluya. Itorero ntabwo ripfa, itorero rishobora kurwaza, itorero rishobora gupfusha, ariko itorero rya Kristo ryo ntabwo rijya ripfa. Imana nihabwe icyubahiro. Haleluya. Rero Yesu abaza abigishwa be, arababwira ngo mbese abantu bajya bagira ngo ndinde. Haleluya. Bamwe baravuga ngo bagira ngo uri Eliya, abandi ngo uri Elisa, abandi ngo uri umuhanuzi ukomeye. Arangije arabaza ngo ariko se mwebwe, ko mwebwe tubana, mwebwe tugendanye, mwebwe munyitande mumbona nkaho ndinde? Ngo abigishwa bose bararebana ngo havamo umwe gusa. Imana ishimwe. Ngo arangije aravuga ngo uri Kristo, umwana w'Imana uhoraho. Haleluya. Ngo Yesu aravuga ngo umva Petero we, ibyo ntabwo ari inyama, ntabwo ari amaraso bibiguhishuriye. Aramubwira ngo uwo ni umwuka. Aramubwira ngo rero nzubaka itorero ryanjye. Haleluya. Ku rutare, ngo n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azigera rinyeganyeza. Reka mbabwire bene Data, uko biri kose itorero ry'Imana ryubatswe ku rutare, kandi n'amarembo y'ikuzimu ntabwo yabasha kurinyeganyeza. Imana nihabwe icyubahiro.
muzabyitirira idini, ariko itorero ryo muzehe wacu Imana imuha umugisha. Haleluya. Ibi bintu umuntu wabibayemo neza arinda asaza bikimuryoheye. Imana ishimwe. Umuntu wabibayemo neza iyo umubonye no mu busaza bwe ubona agifite amakakama. Imana nihabwa icyubahiro. Reba uyu musaza uhagarara akavuga amagambo yo muri Zefaniya. Hano hari abantu batari bazi n'iryo jambo ko uwo muhanuzi witwa Zefaniya, ariko muzehe arinze angana gutya akinezerewe n'iby'agakiza. Reka nze nkubwire mwene da, itorero ntago rijya ripfa, rirarwaza rikanapfusha. Amen. Aya magambo ntaryoshye ariko arimo gukiza. Imana ishimwe. Reka nze nkubwire inshuti y'umusaraba, Yeremiya hanura aya magambo, no hasi harandi yavuze ngo mbese i Galeyade nta muti wo komora ibikomere uhari. Amen. Ngo kubera iki abana ubwoko bwanjye bupfanye inguma, twese twaje turwaye. Imana ihabwa icyubahiro. Ugira ngo se hari umuntu uza mu nzu y'Imana atarwaye, usibye ko indwara zitandukana. Ariko hari abarwara bagera mu rusengero bakabona imiti bagakira, ariko hari n'abarwara mu rusengero bagera mu rusengero aho gukira bakarushaho kuremba, bakamara imyaka myinshi mu rusengero barembye. Haleluya. Ikibazo rero ntabwo ari ukurwara, ikibazo ni ukudakira. Amen. Ariko niba turwaye tukaba twaranze gukira, uyu munsi Imana umuti iri bumanure uwunywe uyabona uyu munsi uri bukire. Kuko ikibazo si ukurwara. No kwa muganga twese turarwara tukajya bakaduha tretoma, ugasanga bakwandikiye fragile amibe zakurembeje. Amen. Kandi hari ibimenyetso bya amibe. Amen. Amibe nagize umugisha, hari abantu twagiye tubana bakunda kurwara amibe. Amen. Bafite iyo ndwara. Rimwe na rimwe hari igihe avuga ati njyewe icyayi sinjya nkinywa. None se kuki utajya unywa icyayi? Ati kintera iseseme. Amibe. Rimwe na rimwe rero hari igihe ujya kwa muganga bagufata ibipimo, ama examen murayazi bafata kwa muganga, baranze bakakwandikira umuti uhuye n'indwara urwaye. Rero iyo kwa muganga baguhaye umuti icyo ubutegetswe, niba bakwandikiye ngo ni ibinini 2 mu gitondo n'ibinini 2 nimugoroba, uba ugomba kubifata uko babikubwiye. Ntago uvuga ngo ngiye ibinini biranshaririye ndanywa kimwe. Nta nubwo uvuga ngo banyandikiye iminsi myinshi ndafata iminsi 5 gusa. Hari imiti isaba kuyinywa kandi ukayirangiza. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo umuntu yafashe imiti neza rero n'umuntu utarafashe imiti neza, hari igihe muganga guha umuti wizeye, wasubira kwa muganga yagupima yabona ibipimo nk'ibyo yabonye mbe, akakubaza atari ko wafashe imiti neza. Kuko uko bimeze kose iyo wafashe imiti neza hari ibihinduka, hari ibigabanuka. Imana ishimwe. Rero ikibazo itorero ryo mu minsi ya nyuma rifite abarwayi benshi batazi ko barwaye, batemera ko barwaye, badashaka no gufata imiti. Amen. Hari abazi ko barwaye ariko badashaka kubigaragaza. Hari n'abandi badashaka kumva iyo sije y'uburwayi. Nivuga uburwayi mujye mu mwuka, utavuga utari ko ibyo by'uburwayi ko numva bindenze. Oya, nababwiye ko Yesu yaje gushaka abarwayi, ataje gushaka abazima. Rero Yesu yazanye imiti y'uburyo butandukanye, kandi buri wese, buri muganga wese agira uko agenda asuzuma abarwayi be.
Imana ishimwe. Niyo mpamvu bashyizeho kwa muganga amadepartema atandukanye. Hari indwara zo mu mubiri, hari indwara zo mu mazuru, zo mu buhumekero, hari izo mu nda z'abamama. Niyo mpamvu aho abaginekologe, hakaba pediatre, hakabaho abageneraliste, hakabaho n'ibindi n'abandi tutarondora. Rero no mu nzu y'Imana, Imana ihabwa icyubahiro, hagiye harimo departema zitandukanye. Haleluya. Niyo mpamvu harimo abaririmbyi, abo nabo bafite indwara bavura. Imana ishimwe. Niyo mpamvu harimo abanyamasengesho, nabo bafite indwara bavura. Niyo mpamvu harimo abavugabutumwa, abo nabo hari indwara bavura. Hari abashumba, abo nabo bafite indwara bavura. Imana nihabwa icyubahiro. Rero ntabwo wambwira ngo indwara yanjye yabuze umuti n'umwe, kubera yuko muri izo departema ziri mu itorero zitandukanye, buri departema yose ifite farumasi yayo yihariye. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana imfashe ndi kugira ngo nkibagirwe ko mfite umwanya muto. Hari indwara enye ngiye kuvugaho, kandi sindi buzisobanure cyane, ariko mfatira ijambo rivuga ngo itorero ntiripfa. Rirarwaza rikanapfusha, ariko ntiripfa. Indwara ya mbere itorero rirwaje ni indwara yitwa kwishushanya. Kwishushanya no kwiyoberanya, reka tubihuze. Iyi ndwara musome ijambo riri muri Timoteyo wa 2:3-5. Niho umugaragu w'Imana Pawulo yabwiye Timoteyo, amubwira indwara zizatera mu minsi y'imperuka itorero rizarwaza. Imana ihabwa icyubahiro. Uhereye mu gice cya 3 nyine kuri uwo murongo wa mbere, yagiye amubwira ngo mu bihe bya nyuma hazaba ibihe birushya, haza abantu bazabigenga. Ibyo sinashatse kubivugaho. Indwara yavuze ku murongo wa 5 iravuga ngo bazaba bafite ishusho yo kwera, ngo ariko bahakana imbaraga zako. Aramubwira ngo abameze batyo uzajya ubatera umugongo. Niba hari ikintu kivunanye, ni ugushaka kugaragara uko utari. Niba hari ikintu kivunanye, ni ukutagaragaza uwo uriwe neza. Niba hari ikintu kivunanye, ni ukutamenya icyiciro washyiramo umuntu. Hari umuntu ujya ureba ukaba ngo ariko ni umugore cyangwa ni umukobwa. Hari igihe kubera iyi ndwara yo kwishushanya, abantu ba mu minsi ya nyuma turayirwaye. Iyo turi mu materaniro, haleluya, ni inyange zera de. Iyo turi mu materaniro ndabona abantu barakaye, ariko twahamagariwe kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Oya, ntago muzaducecekesha. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Oya, ibyo guceceka byo ntabyo. Noneho iyi ndwara yitwa kwishushanya, ni ugushaka kugaragara uko utari. Mu yandi magambo, iyo umuntu afite iyi ndwara, ushobora kumufata nka mwene so, ukamukunda nka mwene so, ukamuganiriza nka mwene so, ariko inyuma mu mutima arimo gutekereza ibindi, kandi ibyo ngibyo ntiwabimenya. Wibeshye gatoya, ajya amera nka Petero wagendanye na Yesu ariko afite inkota. Haleluya. Kuko Yesu yarazi ko kubagendana na Petero intumwa 12, yarazi ko ari intumwa zihuje. Ariko aza gutangazwa nuko nababwiye ngo Yesu yari afite imiti ya buri ndwara yose ya buri mwigishwa.
ngo rimwe ashaka kumwigisha ko inkota afite ayizi, ngo aramubwira ngo ubwo bari bamwatse umusoro bamwe ati genda ujye ku nyanja urasangayo ifi uyisature urakuramo amafaranga uze nurangiza wishyure. Kandi ubwo Yesu yari avuze, ngo ahita yirukanka aragenda araroba amanyura icyo yamanyuraga, ngo aranje akuramo aragenda arishyura umusoro birarangira. Yesu ategereza ko agira icyo yibwira araheba. Yongeye kumenya ko Petero ya nkota yari ayifite ubwo Yesu yaraje, abantu bari baje kumufata, abafarisayo baje kumufata, ngo nibwo Petero yakuye ya nkota bwa kabiri ngo acugutwe ku musirikare. Nibwo Yesu yambwira ngo Petero, Petero, subiza inkota mu rwubati. Urugamba rw'umwuka ntago ari urugamba rw'umubiri. Imana nihabwe icyubahiro. Rero ikibazo kiriho, yaba indwara yanje ntageragezaga kuyitwikira, byaba ari byiza wamenya uko tubana ukamenya uko ndwaza. Ariko ikibazo nuko indwara yanjye ngerageza kuyihisha, kandi purisi uhisha indwara purisi irushaho gukomera, purisi uhisha indwara purisi irushaho kugenda ikurembya, purisi uhisha indwara purisi igihe cyo gufata imiti kirenga. Ariko muri ibi bihe bya nyuma Pawulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo muri iyo minsi bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Imana ishimwe. Rero kubw'iyi ndwara yitwa kwishushanya, n'itorero ry'Ilawodokiya, ntabwo turi bwirwe dusoma amagambo menshi, murataha mwisomere mu Byahishuwe 3:15. Ndi kuri iyi ngingo ndagira ngo mbabwire ngo ibi bintu ibi turimo byo gusenga, igihe tutazabimaramarizamo ngo twakwishushanya tumere nka Lawodokiya, ngo Yohani yarahishura avuga ngo yaba mwari mukonje cyangwa mwari mubizi. Imana ihabwe icyubahiro. Mu yandi magambo, yaba mwari abapagani bwimbi cyangwa muri abakristo, ikibazo mwibereye hagati, muri hagati muri akazuyazi. Arababwira ngo yaba wari ukonje cyangwa wari ubizi. Nababwiye ngo ibi bintu igihe cyose tuzabibamo tutabisariyemo tutabyirundumuriyemo bizagira ingaruka. Amen. Haleluya. Ndimo kwihuta ibintu nagiye nsimbuka, niyo mpamvu rimwe na rimwe ndahari byo mutari bunumva, ariko wenda tuzanagisubiramo. Ibi bintu nitutabikabyamo, haleluya, ngo dushake kwishushanya, dushake kwishushanya n'abo tungana, dushake kwishushanya n'abo dukorana, dushake kwishushanya n'abo twavukanye, ibi bintu bizagira ingaruka. Haleluya. Reka nze mbabwire bene da, ibi bintu nitutabikabyamo ingaruka ni ebyiri. Ingaruka ya mbere nuko nubwo tugaragara nk'aho dukijijwe, haleluya, kubw'iyi ndwara yo kwishushanya izabyara infection. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iyi infection izabyarwa no kwishushanya nuko tuzamera nk'abandi. Abantu bajya batureba bati uyu dutaniye he, uyu iyo muri karitsiye barwanye we ntaba ari mu mirwano, iyo mukaza amatiku avutse ayo matiku siwe wa mbere uyabamo, sinawe uyeshoza. Imana ihabwe icyubahiro. Ese mu ishuri siwe wa mbere w'amanyanga mu kugura amanota. Reka nze mbabwire, igihe cyose tutazabikabyamo ingaruka ya mbere tuzamera nk'abandi. Kandi wibuke neza yuko Mose yihanangirije Abisirayeli, arababwira ngo mugiye kujya mu gihugu cy'amata n'ubuki, ariko muramenye muzamenye ko muri ubwoko butuye ukwabo. Ingaruka ya kabiri nuko abantu bazitiranya Imana dusenga. Amen. Turashaka ko abantu bubaha Imana yacu natwe ubwacu tutayubaha. Turashaka ko abantu ngo bakore imirimo myiza kandi twebwe tuyivuga ku munwa ariko mu mikorere ntayihari.
reka nze mbabwire, iyi ndwara yo kwishushanya niyo ndwara Ananiya na Safira yabishe. Amen. Iyi ndwara yarabishe, barapfa barabashingura kubera yuko babonye abandi buzuye umwuka wera, batanga buzuye umwuka wera, barangije baravuga ngo natwe turabigenza gutya, ariko ntawe uri bubimenye. Birashoboka ko umushumba atabimenya, birashoboka ko n'abahanuzi batabihishurirwa, ariko Imana irakuzi. Niba urwaye indwara yo kwishushanya irakuzi, kuko n'aya masaha turimo dutambutse ijambo, ibiri mu mutima wawe iri kubireba. Niyo mpamvu rero gukora sambura, haleluya haleluya, ibyo ni ubusa. Haleluya. Urashushanya nde, urabesha nde ku mwuka w'Imana udashobora kuwubesha? Nibyo Petero yabwiye Ananiya na Safira, ariko ngo kuki mwahurije rimwe kubesha umwuka w'Imana? Amasambu saya nyine ibiguzi si ibyanyu. Reka nze mbabwire bene da, ufite amahitamo yo gukizwa cyangwa ufite amahitamo yo kwigira hanze. Ikibazo rero twanze kuguma hanze burundu, twanga no kumaramariza muri ibi ngibi. Izo ngaruka ebyiri, izo infection ebyiri nizo turwaye. Tumeze nk'abandi, kandi Imana yacu dutumye abantu bayitiranya. Mu yandi magambo, umukristo ufite indwara yo kwishushanya ahoza abantu mu rujijo, ahoza abantu mu rujijo. N'Imana kandi nayo yo ntiwayihoza mu rujijo, kuko iri mu mwuka, bavuga ati ari mu mwuka. Wajya mu bibi batari ko uyu ni agacurama n'inyoni n'iki. Ariko uyu munsi Yesu abwira Petero ijambo nkunze, ari ryo nasomye, ngo itorero ryanjye ryubatse ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza. Babihabwe icyubahiro. Iri torero ry'Irawodokiya rero ryari itorero ngo ry'akazuyazi. Amen. Ariko niba ari ibintu bibi nabonye muri ibi bintu by'agakiza, ni ikintu cyo kuba akazuyazi. Wari wanywa icyayi cy'akazuyazi? Wari wanywa icyayi cy'akazuyazi? Watetse mu mazi y'akazuyazi? Hari amazi yabize, ayo bayateka mu icyayi kikaryoha. Ariko uzafata amazi atabize, wibeshye ushiremo, ukorogeremo ifu y'igikoma cyangwa ushiremo amajyani, umva igikoma kizamera guteze cyacika amazi. Ariko amazi yabize agira umwotsi. Haleluya. Amazi yabize agira umwotsi, kandi ntago biba ngombwa ngo umenye ngo aya mazi, iyo ubonye umwotsi umenya ko ayo mazi yabize. Mureke bakristo tubikabyemo, umwotsi ugaragare. Haleluya. Nibyo bizaza n'impinduka mu bo dusengera, nibyo bizaza n'impinduka mu miryango yacu, nibyo bizaza n'impinduka mu makaritsiye, nibyo bizaza n'impinduka mu gihugu cyacu, nibyo bizaza n'impinduka ku isi. Ariko igihe cyose tuzabivanga, tuzamera nk'abandi, kandi izina ry'Imana yacu rizatukwa. Indwara ya kabiri, indwara ya kabiri ni indwara yo kudakura mu mwuka. Imana ihabwa icyubahiro. Abakorinto ba mbere 13:11, Abakorinto ba mbere 3:1. Itorero ryo mu minsi ya nyuma rigwije impinja zimaze imyaka myinshi zaravutse, ariko zikiri impinja. Ikintu cya mbere, kuba ubundi uruhinja rugendana n'amezi. Hari amezi umwana ava mu buhinja agatangira kuba igitambambuga. Ariko muri iyi minsi ya nyuma, ntago ikibazo ari imyaka umaze ukijijwe, ntago ikibazo ari imyaka umaze mu itorero, ntago ikibazo ari igihe wabatirijwe, ntago ikibazo ari izina ufite, ntago ikibazo ari titire yawe, ahubwo ikibazo ni kimwe: kudakura mu mwuka. Iyi nayo ni indwara. Bajya gukora ubushakashatsi bw'abana bagize igwingira mu hirya za Karongi, za Nyamasheke, zahe. Hari uturere cyangwa ibyerekezo usanga harimo abana benshi bafite iki kibazo cyo kugwingira. Iyo witegereje abakristo bo mu minsi ya nyuma, haleluya,
usanga bimwe itorero rirwaje ari abakristo batigeze bakura mu mwuka. Imana ihabwe icyubahiro. Pawulo yandikira abakorinto arababwira ngo ngira umwana, navugaga ari umwana nkatekereza nk'umwana. Arababwira ngo ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Imana ishimwe. Arongera aravuga ngo ntago nabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'abo mwuka, ngo kandi ntago nabashije kubagaburira ibyo kurya bikakaye, ngo kuko mwari mutabishoboye, ngo muri uyu munsi ntago murabishobora. Imana ishimwe. Arababwira ngo nakomeje kubaramiza amata. Imana ishimwe. Rero iyi ndwara abakorinto nabo barayirwaye. Utavuga ngo ibintu mama Eliva yazanye ntago bibaho. Iyo ndwara abakorinto barayirwaye yo kudakura mu mwuka. Imana ishimwe. Haleluya. Rero impinja zo mu itorero, impinja zo mu macaci zirashaka kubyinirirwa, zirashaka gukomerwa amashyi, zirashaka kutavuga udakoma rutenderi, zirashaka ngo ntuvuge ijambo rikomeye ryo kwihana no guhinduka. Ibyo ngibyo biraturemereye. Uriya mugore nashaka azongera amara ukwezi atabwirije. Haleluya. Ariko reka nze nkubwire, nubwo mama Eliva atabwiriza, umuco uzabwiriza. Nubwo mama Eliva atabwiriza, kuri YouTube bazabwiriza. Imana ihabwe icyubahiro. Oya, nubwo mama Eliva atahagarara ngo abwirize, uzinjira mu kibisi bashyiramo radiyo yivuga ubutumwa authentique, hatambuka ijambo, Imana ivugane nawe. Haleluya. Kubera yuko ibyo twahamagariwe kuvuga ijambo rizima. Imana ishimwe. Rero impinja zo mu mwuka zirashaka ko bazibwira utugambo twiza kuwa mbere, utugambo twiza kuwa kabiri, utugambo twiza kuwa gatatu, kumubwira ko yambaye neza, ameze neza, asa neza kuwa kane, utugambo twiza kuwa gatanu, yambaye neza, asa neza. Imana iragutabaye. Oh haleluya. Mukozi w'Imana, message igakurikiraho. Mukozi w'Imana, wabwirije neza. Mukozi w'Imana, ndagukunda. Ejo wabwiriza irivuga ku ndwara ye, wakora ku kibyimba, kwibesha gato ukamubwira atakira fragile, ukoze kuri kakandi amibe zakurembeje, akira umuti, akira fragile, cyane rikaba riraguye. Uzi impamvu? Nuko itorero rirwaje abantu banze gukura mu mwuka. N'impinja ntibigeze bakora. Nkubwire ntago bishoboka. Wambaye neza, urasa neza, uhagaze neza, uri ugabaza bikubwira mu cyumba cyangwa umugore bikubwire mu cyumba. Impinja zirashaka imipira y'imbeho, abana bawe babikubwira ni imipira y'imbeho, ni umutaka. Reka nze nkubwire, hari igihe imipira y'imbeho umuntu ayikuramo kandi imvura igwa. Oya, buriya hari ibivugirwa mu rusengero ariko. Haleluya. N'ibivugirwa mu masa. Hari igihe cyo kugenda ku zuba kandi nta mutaka. Ibyo bishatse kuvuga iki? Umuntu ukuze ashobora kujya ku zuba akarihagarara amasaha 10, ariko uruhinja iyo rushize ku zuba umubiri urababuka. Abakristo bo muri iyi minsi barashaka kubaho mu buzima bw'ibisubizo gusa. Amen. Barashaka kubaho mu buzima bwa promosiyo gusa. Barashaka kubaho mu buzima bwo kugendera mu mavewiti n'ibyo bakunze. Ariko Eliya yarinze ava mu mubiri ataragendera muri vewiti. Oya, nishaka iboneke ariko umenye uko yitwara. Ntabwo ndi kucyigisha cyo kuvuga uko witwara mu bisubizo, ndi kuvuga ku cyigisho cy'indwara yo kudakura mu mwuka. Iwawe mu rugo muhora muri rwa potaje, abana bawe ubagaburira potaje kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya 30. Niba ubagaburira gutyo baragowe. Birasaba ngo unyuzemo ubaha akawunga, birasaba ngo unyuzemo ubaha ibijumba, birasaba ngo unyuzemo ubatekereza ndyo n'ibishyimbo babirya. Abana banjye ntibarya ibishyimbo, uri kubarera nabi.
oya njyewe iyi Mana irambabaza, irakubabaza. Abo yababaje na Yesu ubwe yarababaje. Amen. Rero barashaka kubwirizwa amagambo yo gutabarwa kuva kuwa mbere kugeza kuwa 30. Imana niyo tutabibwiriza, ni isezerano ko abizera bakiri mu isi Imana izabatabara. Ibyo tubabwira n'ibyo Imana yavuze kera, tubivuze tutabivuze ntibituma Imana itabikora. Ariko ijambo ry'Imana, haleluya haleluya haleluya, Pawulo arababwira Abakorinto, arababwira ngo nkiri umwana, hari igihe cyo kuba umwana. Umuntu ari kwigira igice n'umwana, ariko umuntu wo mu myaka 10 ari umukristo, akabazo gato gusa ngo mbivuyemo ibiki, ubivuyemo se ahubwo birimo, ntabyo wigeze. Yesu ari muri wowe, Yesu yaberageze muri wowe ukamukuramo, haleluya. Ahubwo ya ndwara ya mbere yo kwishushanya niyo yataye n'indwara ya kabiri yo kudakura mu mwuka. Umuntu agashaka ibyoroshye, agashaka kutavugwaho. Niba mpuguye umuntu ngo ubwo ngubwo mbaye umwanzi, ahubwo nugira amahirwe ukabona umuntu uguhugura, uwo muntu uzamufata umukomeze, kuko n'umwe mu bantu b'umumaro mu buzima bwawe. Umuntu uzakubona wigira nabi akakugarura, uzamenye ko akwifuriza icyiza. Ariko abakristo bo muri iyi minsi barashaka ko abashumba babo bababyinirira, ariko ntago umushumba afite role yo kubyinirira. Ntago role y'umushumba ari ukuvuga ibihozo. Niba ushaka ibihozo uzajya mu ndashyikirwa, bazakuvugira ibihozo. Uzajya mu nganzo ngari, bazakuvugira ibihozo. Haleluya. Kuza mu rusengero ni ukurya indyo ikomeye yatanzwe, ni ukuguguna ibibazo byaje ukabihagararamo nk'umukristo, ibibazo byaje ukabihagararamo, indwara zaje ukazihagararamo, ubukene bwaje ukabuhagararamo, ubushomeri bwaje ukabuhagararamo, umugabo yagutaye ukabihagararamo, abana bakunaniye ukabihagararamo, ku kazi bakugabanyije ukabigaho. Ikibazo rero turashaka kurerwa abajeje, ariko uru rugendo ntirurera abajeje. Imana ihabwa icyubahiro. Abarezwe bajeyi muri uru rugendo basigaye mu isayo gahinda gasaze basubirayo. Banyamugirya nino nibo bari bararezwe bajeyi, bageze mu bibazo baravuga ngo ibi ntitwabivamo, basubirayo. Ariko umukristo yarakomeje. Umukristo ukuze mu mwuka arakomeza. Ikibazo rero uvuga ngo bivuyemo, roboti nayo nta kibazo, si roboti, uzavana hano ujye n'ahandi, ariko naho nuhajya udakuze mu mwuka uzahasohoka, kuko ikibazo ufite indwara wanze kwivuza. Icya gatatu, itorero rirwaje, indwara yitwa guca imanza. Indwara yitwa guca imanza, iyi ndwara yageze ku rwego, haleluya, yageze ku rundi rwego rwo hejuru. Ariko reka nze mbabwire, na Yesu ubwe ntago yaje guca imanza, yaje ari umukiza, ari n'umucunguzi. Amen. Ijambo naryo tutari busome riri muri Matayo 7 riravuga ngo wowe urinde ushaka gutokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, kandi mu maso yawe harimo umugogo. Amen. Ni gute mu maso yanjye haba harimo umugogo ubu ngubu, narangiza nkajya gushoka mu ijisho rya mama Muhoza ngo ndi gutokora agatotsi? Icyo nkwiriye ni iki? Reka mbanze no kore uyu mugogo uri mu jisho ryanjye, nimara kuwukuramo ngende ntokore na mama Muhoza. Imana ihabwa icyubahiro. Muri iyi minsi rero ndi gushaka kujya gutokora mama Muhoza, kandi nanjye ubwanjye mfite umugogo. Ariko reka dutokorane, hari icyo bitwaye, reka dutokorane. Ariko two gucira abantu imanza. Nta muntu wajya mu rugo rw'abandi ukajya gucira urubanza umukozi usanze ngo yatetse ibidashyiramo umunyu, wenda aho atekera barawukunda. Imana ihabwa icyubahiro. Wareka nyirabuja na shebuja bamuhemba, akaba aribo bajya kumenya ngo uyu muntu watetse ntabwo ugendanye nuko dusanzwe turya. Ikibazo muri iyi minsi rero, abantu twananiwe kwisuzuma. Amen. Mu yandi magambo, indwara zacu twaraziretse, ahubwo turi gushakisha indwara z'abandi. Kandi indwara y'undi ntago washobora kuyimufata ngo umujyane kwa muganga, ahubwo wowe icyo wakora wamusengera ukavuga ngo Mana
mama Erive ni umwibone, sibyo? Mama Erive ni umwibone, mugirire neza. Haleluya. Mama Erive ni umunyagasuzuguro, mugirire neza. Navuze mama Erive kugira ngo ntagire uwo mvuga akavuga tubwo ngubwo ambwiriyemo kuko ngo harabavuga batumwa bahagarara bakabwiriranamo, ariko sinzahagarara ngo mbwiriranemo. Imana ihabwe icyubahiro kuko ntago natumwe kubwiriranira mu ijambo, ibyo byaba ndi kwishyiraho amakara ku mutwe. Amen. Mama Erive ni umwibone, mama Erive ni umunyagasuzuguro, bariya abagore barirata, bariya abagore. Ariko hari ikintu nibaza kimwe, niba mama Erive aguhagaze imbere, yarageze ku rwego rwo kuguhagarara imbere, akaba akiri umwibone, urumva Imana idafite ikibazo? Amen. Amen. Haleluya. Urumva Imana idafite ikibazo? Ubwo urumva Imana itarwaje? Iyo mu muryango wanyu ufite umurwayi uterera iyo, cyangwa uragemura ugasura ukagira inama umuganga uzi wakiza indwara, ibyo nibyo bifasha. Ariko mu muryango wanyu nihazamwe indwara ikaduka, ukajya usekana n'abo muturanye, kandi useka umuryango w'iwanyu, nawe ubwawe uzaba ufite ikibazo. Uzibwira kuri guseka abo mu muryango wawe, abo muri kumwe nawe bazaba baguseka. Imana ihabwe icyubahiro. Igihe cyose uzacira mama Erive urubanza, nawe ubwawe uzaba wicira urubanza. Imana ihabwe icyubahiro kuko ntago roboti Imana yayikuzaniyemo ngo ube umucamanza. Imana yakuzanye muri roboti kugira ngo uvurwe ukiri indwara yawe. Umuvuzi urimo kugukurikirana birashoboka ko nawe ari uri kumukurikirana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Icyawe rero ni ukwivuza indwara yawe y'abandi ukayireka, kuko ntabwo Imana izakubaza indwara y'abandi, izakubaza indwara yawe. Muri iyi minsi turacira abakozi b'Imana imanza batugaburira iby'Imana. Niyo mpamvu bamwe duheze mu rungabangabo, niyo mpamvu bamwe duheze mu kudakura. Niba mbona nk'ibyo ngibyo wibwira n'ubwenge bwawe, ni gute nzaguhagarara imbere nkakubwiriza ijambo ryo guhinduka ugahinduka, kandi waramaze kuba umucamanza w'ubuzima bwanjye? Kandi birashoboka ko umuti uzavura indwara yawe Imana yawushyize muri mama Erive. Haleluya. Nababwiye ngo twese dufite indwara kandi dufite n'amadepartema turwariyemo. Birashoboka ko indwara yawe umuti wayo Imana yawubitse muri mama Erive. Haleluya. Rero kimwe gitumye abakristo mu minsi ya nyuma badahinduka badakura mu mwuka, nuko bibereye abacamanza mu nsengero. Baraje bafata ibitabo by'amategeko barabyicaranye. Haleluya. Babereyeho kujija abandi, ariko ijambo ry'Imana rirama ngo wowe urinde ucira urubanza umugaragu w'abandi. Imana nihabwe icyubahiro. Niba mama Erive ameze nabi, genda umusengere ureke kumucira urubanza, kandi nanjye ntabwo ndi uwo kuguciraho urubanza. Imana ihabwe. Oya, turakomora icyo dukome n'ingasire. Nanjye si imbere yo kugucira urubanza, kuko na Yesu ubwe kugeza uyu munsi ntawe araciraho urubanza. Na wa muntu yihaniye ku munota wa nyuma ku musaraba, Yesu aravuga ngo mu kanya turaba turi kumwe muri paradizo. Rero ntabwo turi hano ngo tubacireho iteka, nta nubwo turi hano ngo tubacireho imanza, ahubwo turi hano ngo tubereke inzira ikwiriye. Turi hano kugira ngo tubereke ukuri kw'ijambo, turi hano kugira ngo tubereke umuti wabakiza. Haleluya. Kugira ngo tuzabane mu ijuru. Ntabwo turi hano ngo tubakandagire musigare mu nzira, turi hano kugira ngo tubabyutse dukomezanye urugendo. Turi hano kugira ngo nizicumbagira, haleluya, izo nazo tuzunge, kubera yuko ntabwo Yesu yifuza ko hari n'umwe urimbuka. N'utari mu rusengero ntuzamucireho iteka, kuko namenye ko mu ijuru ngo tuzasangayo abo tutibwiraga yuko barijyamo. Abo ngo nitugerayo tuzababona.
ngo kandi nanone nitugerayo ngo tuzatangazwa no kubura ba bandi twari tuzi ko bagomba kujyayo. Niyo mpamvu tukiri ku rugamba rero, buri wese yo gucira mwene se urubanza, mwene se muri korari wimuciraho urubanza, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Nababwiye ngo twese turarwaye, wenda indwara ziratandukanye na dogere y'indwara ziratandukanye, ariko uburwayi bwose ni uburwayi. Rero ntago tubereho guciraho abantu iteka, ahubwo tubereho kubasengera, tubereho kubakomeza, tubereho kubabwiza ukuri, kandi ngo ukuri kurakiza. Icyaka naricyo cya nyuma nsorejeho. Itorero rirwaje indwara yitwa kudashima, yitwa kutanyurwa. Haleluya. Abantu benshi bari mu itorero. Uyu musaza yanditse agapapuro ko gushima, simbizi nayo yakanditse niba atanakanditse, ni umuntu mukuru ariko yiyumvishemo ko agomba gushima. Imana ihabwa icyubahiro. Tureke wenda guhagarara hano, tureke wenda kubivuga, ariko ni kangahe mu mutima wawe haba harimo amashimwe? Hari abahora mu maganya, ngo umusore ufite abana babiri, ngo umwe ahora muri mpa, ariko reka nze mbabwire, iyo murebye, iyo wihindukije ubona uko wari uri muri bibiri uyu munsi ari kuri, uko wari uri muri 2015 iyo wirebye ubona ari kumeze. Dushize mu gaciro nta kimana yakoze. Iyi ndwara Paulo yandikiye Timoteyo muri cya gice cya 3 twavuze guhera ku murongo wa 2 ngo abantu bazabarinda shima. Amen. Nta mitima ishima abantu bakigira. Abantu bahora biganyira, abantu bahora ngo bababaye, abantu bahorana amaganya. Ariko reka nze nkubwire, suko amarira adahari, suko ibibazo bidahari, ariko Dawidi avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo mutima wanje himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza byose yagukoreye. Erega birashoboka ko uyu munsi ntacyo ubona, ariko umuntu umwe yaravuze ngo bamushize kuri oxygen iminsi 3 yishyura $9,000,000. Oxygen iminsi 3 gusa niho yayimaze, 3 ngo yishyura $9,000,000, buri munsi ni $3,000,000. None wowe urahumeka, urabyuka ukayura, urabyuka ukazamura amaboko ngo nta kimana ikoze. Reka nze mbabwire bene da, umuntu iyi ndwara yo kudashima, haleluya, nitumye abantu benshi bari mu nsengero barakaye. Ugira ngo akanyamuneza wabona mu maso y'abakristo b'iyi minsi ni bangahe? Ujya no guhagarara imbere yabo ukagira ubwoba, ujya guhagarara imbere ukagira ubwoba, ujya gutambutsa message ukagira ubwoba. Hari abantu uravuga ndababwira iki ko mbona barakaye? Seti ni utajya ubyihanganira. Mu bantu batihanganira kubona mauvaise mail mu bantu, Seti ari mu bambere. Ariko reka nze mbabwire, abakristo bakera suko bari bameze, kandi nabo bari bambaye umubiri, nabo bari bafite ibigeragezo, nabo bari bafite indwara, bari bafite ubukene. Ariko muri iyi minsi ibyararikiye niba atarabibona ntabwo yaseka mu rusengero. Niba ibyararikiye atarabibona, ya modoka, ya mazu n'ibindi ntazi, ibyo yabonanye kanaka, mu rusengero ntazaseka. Ariko abakristo ba mbere suko bari bameze, buzuraga umwuka wera, bita kunyurwa. Haleluya. Na Paulo yaravuze ngo nize gukena, niziga no kugira ibisaga. Niko yavuze ngo muri ibyo bihe byombi, haleluya, yaba ari ugukena mfite uko mbibamo, yaba ari uguhaga mfite uko mbibamo. Ariko muri iyi minsi abantu bararakaye. Ariko urakariye nde? Ya modoka yabonanye kanaka, urakariye umuhanuzi wabihanuye, ntabwo yaseka. urakariye Imana yabikubwiye isange mu ijuru mu Rwanda. Nakuza kundakarira nanjye ndategereje. Haleluya. Utegereje ibyawe nanjye ndiko ntegereje ibyanjye. Rero nubona muri korari abantu baririmba ukagira ngo ni umuntu umwe uhagaze, abantu bararakaye. None se ni gute abantu 30 bahagarara imbere ukumva
amajwi ukagira ngo ukabona n'amajwi y'abantu batanu ari 30 personnes. ni gute twasirimba hari umuntu ntarabona mu buzima bwe azamuye amaboko muri iyi caci ya Rehoboth hari umuntu ntarabona yafashijwe nayazamure yicaye da oya ntacyo bitwaye reka nze mbabwire amere nk'uri gupepera. iyi ndwara itorero rirayirwaje dufite abantu ngo bishwe n'ibibazo ahubwo ngo harira nyir'ubukozwemo niko umunyarwanda yaciye umugani ngo nyir'ubutaranywa kebo ngo waricecekera. baza mama Jeanne wapfaka yafite imyaka 20 uracyamufite abana baracyamwita dadi. baza mama Jeanne Satani nakwereka ngo nuko adafite imyenda yo kwambara. imyenda uzi ko Eliya yari afite yari yambaye uruhu gusa nta myenda bagiraga. Abatubanjirije nibyo nabwe ngo navuze ngo abakristo muri iyi minsi dufite indwara yitwa kudakura mu mwuka nituma duhora umutuntu ariko ntuzaba afite ibibazo kandi bakorera Imana. Haleluya. ntuzaba afite ibibazo kandi banezerewe. Erega kunezerwa ntago ari kudafite ibibazo. hano tutabifite reka nze nkubwire Satani azikarakasa hariya ku ruhande ariko ntazanyiba umunezero wo mu gakiza. Satani azikarakasa hariya nguwo gusa wowe umunezero wo mu gakiza uwo nguwo azawugumana uwo nguwo azawuhorana. Haleluya. atari uko ibibazo bidahari atari uko intambara zidahari ariko namenye ko hari umunezero wo mu gakiza. uwo nguwo ako kantu rwose ntago ari umunezero w'amazu. hari igihe ukayizenguruka namwe amarira. ntago ari ikibazo cy'imodoka. hari igihe imbere hahuma kandi uyiriho ukamanuka hasi no hejuru kandi urukurira hejuru nukurira kumanuka nukurira ugahuma amaso agahuma kubera amarira ugahagarara ku ruhande. iyo modoka se yaguha amahoro ariko kuvura ya 300 ariko hari amahoro. kuvura yiguri 1,100 hari amahoro kararuyiririramo hari amahoro Yesu abantu naryamamo ya 15 hari amahoro Yesu abantu be. Haleluya. hari amahoro Yesu abantu be. hari umunezero Yesu abantu be. hari ukunyurwa Yesu abantu be. hari umunezero Yesu abantu be. Haleluya. none se kuba uri ingumba byakubuza kunezererwa Imana. genda urebe abasaza n'abakecuru basaziye muri Kristo kandi bacyuzura umwuka wera bagiseka kandi batarigeze babyara. ntago umunezero wacu ushingiye kubifatika. umunezero wacu ushingiye ku gakiza kari muri twe. Haleluya. igihe cyose rero uzarwara indwara yo kudashima reka nze nkubwire Satani azaba agupfundikiye muzaba muri kumwe mubana. Haleluya. azagushyira ku ngoyi y'agahinda agushyira ku yindi y'amaganya agushyira ku yindi yo kubona ko nta kimana yakoze. kandi reka nze nkubwire Imana yakoze bikomeye byinshi. birahagije gusa ko ubwira mwuka wera ngo mwuka wera mpishurira iby'Imana yakoze ku buzima bwanjye kugira ngo mbashe kubaho mu buzima bwo kunezerwa. ariko Petero abwirwa ijambo rikomeye. narimo mvuga ijambo rikomeye ngo itorero ry'Imana rifite abarwayi rirarwaje. Haleluya. hari igihe rijya rigira n'ibyago rigapfusha ariko itorero ryo ntago ripfa. Haleluya. Yesu yabwiye neza Petero ngo itorero nzaryubaka ku rutare. niyo mpamvu no mu gihe cy'ibyago itorero rishinganye. niyo mpamvu no mu gihe cy'ibibazo itorero rikomeye. niyo mpamvu mu gihe cy'intambara itorero ntago rinyeganyega. ndakwifuriza nawe gukomeza kuba kuri urwo rutare kuko nirwo
rutabasha kunyeganyega. Indwara yanjye ndayizi, n'indwara yawe urayizi. Reka kuncira urubanza nanjye ne kugucira urubanza. Hari aho bizosobanukira mu gitondo kimwe Yesu ngo azaguruka ku ntebe y'imbabazi, yicare ku ntebe y'imanza. Aho niho buri wese azagaragara uko ari. Ariko uyu munsi uracyafite amahirwe yo guhinduka. Uyu munsi ndacyafite amahirwe yo guhinduka. Umwami Imana tugirire neza. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru. Turagushimye. Umuhanuzi Yeremiya avuga ngo mbese i Galeyade nta muti wo komora uhari. Avuga ngo mbese kubera iki ubwoko bwanje, haleluya, ukomeze kugendana ingoma, utwemerere Uwiteka Imana Nyiringabo, uduhe imitima itarimo indwara zo kwishushanya, ahubwo buri wese asabe Data kugira ngo amuhindure, yo kwifata uko atari, yo kugaragara nk'uwera kandi yanduye, yo kugaragara nk'ukijijwe kandi ari umunyabyaha, ahubwo kuko imbabazi zawe zihoraho. Buri wese yinginge Data kugira ngo amumanurire imbaraga zo kuba umukristo utari uw'izina, ahubwo umukristo wo mu mutima. Unyemerere Mwami Imana yacu, udukure izi ndwara zose twatondekanije. Mwami Imana, uduhe imitima inyuzwe, uduhe imitima inezerewe, tunezezwe n'agakiza kawe, kugira ngo tubashe ucecekesha amajwi ya Satani yandi aducogoza. Unyemerere abarwariye muri ubu burwariro bakomeze boroherwe, abarwariye muri ubu burwariro bakomeze bakira imiti, abarwariye muri ubu burwariro bakomeze bivuze, bakomeze hafi y'umuganga ari wo Mwuka Wera, maze twese dukomeze twubakwe, twubatswe n'ijambo ryawe. Uwiteka uzaduherezo ryiza, kuko ntabwo turi muri iyi si kugira ngo tuyizariremo, ntabwo turi muri iyi si kugira ngo tuyisekeremo, turi muri iyi si turi abashyitsi n'abimukira. Utwemere rero tumara iminsi y'ubusuhuke duhinda umushyitsi, duciye bugufi, twubahisha izina ryawe, duciye bugufi izina ryawe rikomeze rishyirwe hejuru, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.